basi murugiye kwaka hano muri filime yacu Ibanga. So guys, rero niba ariko bwa mbere wagera kuri iyi channel, iyi niyo channel yonyine kugezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Ndetse niba utarakora subscribe, ushobora gukora subscribe tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. So guys, rero murabizi ko episode ya 73 twayibonye. Ese episode ya 73 ohonye miki, ese umupangu papa Killaman afite uzamuhira? Ese kubona ko papa Killaman ashaka kuzagirira nabi Tereza, ibi bintu bizamugwa amahoro? So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ari mwe tuba twayiteganyirije, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora mwe tuba turi gukorera. So guys, rero nimba ariko bwa mbere waba ugeze hano kuri 20K Empire, iyi niyo channel yonyine yahiswemo yo kuzabagizaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Ndetse niyo channel yonyine ushobora gukora subscribe ukaza wibonera ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, ndetse n'impinduka zose zigiye kuba muri filime yacu Ibanga. So guys, rero kora subscribe ubundi tukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi kuri filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko tutarangije episode ya 73 aho Valence arimo ateranya Niyori kuri Nyambo. Ese rukundo rwa Nyambo na Niyori ubona wowe ruzaramba? Ese kubona hari kuzamo ibisitaza byinshi cyane mu rukundo rwa Niyori na Nyambo urarubona ute? Ese urabona rukundo rufite ikihe cyerekezo? So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime ibabereye cyane ku buryo mwese umuntu udakurikirana filime yacu Ibanga yarahombye cyane. So guys, rero Tereza we aragatoye, Tereza we ari mu mazi abira. Tereza ndavuga yuko ubu ngubu tuvugana ari mu bagenda. Tereza baramwishe. Ese papa Niyori uri gupanga kwica Tereza? Ese bino bintu Killaman namara kubimenya ko noneho papa we yatangije gutumizaho uriya mukozi we, uriya secretary ngaje gushaka mama Niyori, bizacura iki? So guys, rero niba ukurikirana filime yacu Ibanga ndetse ukaba utanashaka kugira ngo utakaze filime yacu Ibanga, usabwa kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri 20K Empire, tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko filime yacu Ibanga ari mwe tuba twayikoreye, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, ndetse ukaba unashaka no kugira ngo ube waba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, usabwa kuba warakoze hano subscribe kuri 20K Empire kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye. So guys, rero filime yacu Ibanga episode ya 73 murayibonye. Ese episode ya 73 iragushimishije? Ese urabona episode ya 73 ibintu byubonyemo nibyo urushaka kubonamo? Ese kubonye episode ya 73 ukuntu igenze, uratekereza ko episode ya 74 ejo saa 7 iraza kubimeza ute? So guys, rero murabizi ko twebwe twahiswemo ngo tuzi tubagezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubageze ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse ukaba utaraba umunyamuryango wa 20K Empire, ndagushishikariza kugira ngo uhite ube umunyamuryango wa 20K Empire kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye. So guys, rero murabizi ko ibya Jojo n'umugabo we bikomeje kugorana cyane. Murabizi ko Jojo n'umugabo we ikintu kiba cyahangakikije nuko babuze umwana, kandi murabizi ko icyo kintu aricyo kintu cya mbere kibabaza mu buzima kugira ngo ube washaka umugore. Kandi murabizi ko twese kuba turi kuri iyi si tuba dushaka kugira ngo twese tubeho dufite urubyaro ndetse dufite n'umuryango. So guys, rero murabizi ko gushaka umugore ntubyare aba ari ikibazo. So guys, murabizi ko Jojo we bimubabaje cyane, ariko umugabo we ari kumuhumuriza cyane kubera ko azi ko ari ibintu biba bishoboka cyane ko Imana itanga urubyaro igihe kigeze. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime ibabereye cyane ku buryo twebwe tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa bya filime yacu Ibanga ndetse na Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero murabizi ko Killaman
ubu ngubu ari mu mayira abiri, kandi twese tureba filime yacu Ibanga turabizi ko ibi bintu byanga byakunda tuzamenya ukuri. Ese papa Killaman utangije gutumizaho abakozi be ngo baje gushaka mama Niyori bizacura iki? Ese urabona umuriro utagiye kwaka muri filime yacu Ibanga? So guys, rero urabona ko iki gikorwa kigiye gukorwa hano kuri papa Killaman, akaba atangije gutumizaho abantu kumushakira ngo Tereza, ngo babe bashaka amakuru ya Tereza ahantu yaba ari n'ahantu yaba atuye. Ibi bintu urabona papa Killaman bizamugwa amahoro. Ese mama Niyori we namenya ko bari kumushaka azahita ajya? Ese wowe yaratekereza yuko Killaman ndetse nuriya mama we uyita mama we nibamara kumenya yuko papa Killaman arimo gutumizaho abantu bose ngo bashake uriya mukecuru wo mu cyaro, ndetse bakaba bari no kumushakisha, ndetse na Killaman naza kumenya yuko aba bana nawe bose atari ababyeyi be, Killaman azabyakira ute? So guys, rero murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko iyi niyo channel iba yarahiswemo kugira ngo ibagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. Kandi nawe nimba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, umunyamuryango wa Venke Empire, kora subscribe hano kuri Venke Empire, dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. So guys, rero n'abatindiye murabizi ko tutasanzwe tubatindira. Kongere duhure ejo tubagezaho episode ya 74. Murakoze cyane, ndabashimiye.